ndakubaza ikipe yakaba ubwenge hagati yanjye nawe ngiye nashyiramo abimbereze ko bikomeye abimbere ngiye ku bwanjye Getogi namuvanamo ugashyiramo Watara Madusi na Ruboneka gahenge iyo kipe yabipanze neza Ruboneka gakira uruhande rumwe ugashyira Kagege kabiri ugashyira Claude gatatu Axe ngakinisha Watara na Clement ko Watara ibyo wakora byose ni wamuvanamo Watara Suwane nta muntu utamwifuza ariko Watara nyine wowe reka turi kuvuga kuri wowe kuri jewe washyiramo Suwane ukavanamo Watara naho ugavanamo Watara nyine Yunus ahubwo mujye muvuga Yunus kuko bivuze Watara mwizamu ni Pierre kabiri ni Kagege gatatu ni Claude muri Axe ni Clement na Suwane ubwo urimo urapanga ikipe yo kuri pyramide muri Axe ni Suwane na Clement gatandatu Sekiganda umunani Dauda icumi Memere Raouf Dawo uruhande rumwe Ruboneka ariko nagarukamo ukuntu umuntu akina kubana nagaruka prefera gukina aba mediateri bane urumva urundi ruhande nkashyira Kiwanuka nkatakisha Watara Madusi ugashyira hanze Madusi ntago namwatakisha ntago namushyiramo rwose Togina Madusi bakata basimbuye nubwo abafana ba Pere bari confused bameze nkaho bacanzwe n'ukuntu umutoza ikipe yagiye avanga ariko ngewe nkombaye ninze fazi ya mbere y'imikino gicuti fazi ya mbere ya pre-season y'imikino gicuti harimo izo za Gorilla na za Gasogi na za Polisi nkajya kuri fazi ya kabiri y'irushanwa ry'inkera y'abahizi nkajya kuri fazi ya gatatu y'irushanwa rya Sekafa Kagame Cup babayemo ba gatatu jewe mbona Pierre ariwe umunyezamu nimero ya mbere wa Pere gatatu niyo Mugabo Claude kabiri Fitina Omborenga amakosa yakora ariko ni Fitina Omborenga niwe umutoza ariko Hitimana niwe umutoza ariko Hitimana wanza fana pyramide oya ntago nyifana niwe umutoza no kuyamukinije ahantu hose Kagege yakinye kubera yuko none se ko turi kuvuga ibyawe uri kuzanamo umutoza gute oya jewe je nabihuje niyo mpamvu navuze ngo nahuje amarushanwa atatu nahuje phase eshatu za pre-season turumvikana ngabo Axe Nshimiyimana Yunus na Clement gatandatu Dauda umunani Ruboneka Memere Daura ni nimero 10 nabonye udasanzwe kuko aragira cyakagenda gishyiramo agatangasi ariko nubwo mva tuvuga ngo ibi bintu bya MVP byo birashidikanywaho Memere Daura yagize uruhare mu bitego bine cyane nta assist ko yarari nko muri babiri bayihataniraga wenda icyatungura umuntu nuko yayihabwa ari mu ikipe ya gatatu ni yatanze assist ebyiri Diego yagize uruhare mu bitego bitanu wumva n'umukinyi wa Atari nawe kurinde hari umupira yahinduye Togi arawudepoza yahaye Togi ndumva ari ebyiri ndumva ari assist ebyiri Bumamuru no kuri Murandege hanyuma atsinda n'igitego Eri Hilal hubwo Eri Hilal umupira wo ku murongo gutya yahinduye Togi agahita awudepoza oya Memere Daura n'umukinyi turacyagenda niwe uzakina nimero 10 ya Pere hanyuma uruhande rumwe Watara kw'icyenda Madusi urundi ruhande nkarushyiraho Kiwanuka ubwo Mediane nyibutsa wafashe nafashe Dauda kuri gatandatu Ruboneka ku munani nuvuga ngo jewe Ruboneka namutegeka kutagenda akajya kina box to box ariko cyane afasha Dauda yagenda Ruboneka agahita kuri pyramide kuko bamaze gukina na match nyinshi uzi impamvu kuri pyramide umukiri mwiza wagaragaye cyane ari umugande witwa Tadeo Luwanga baba kwataka bisaba umuntu defana neza Kigali ntago bazataka se bo Kigali bajye bataka uko babonye izi match zarangira Kigali batsinda icy'umutwe gusa oya gende kuvuga match y'Kigali ya saa 8 Nyamirambo umuntu wansekeje Dauda Ruboneka na Memere ayo se wapanzi ya Dauda ubugiye kucarenginga ko yanjye oya agiye ku singibi ngaho mbaza ndagusubiza Dauda ni nimero 6 mwiza cyane nimero 8 mwiza kuri wowe kuri jewe which one is his best position ngewe mu myizerere yanjye Dauda ni nimero 6 mwiza kurusha nimero 8 kubera iki je nemera nimero 6 utihisha ukina nemera nimero 3 buriya nka Bedi Bigirimana yakina 6 nziza muri reyo ariko hari ukuntu
gutangira gusohora kujya gusaba umupira kwambura ikintu cya mbere cy'umurekiperateri ni ukwambura urakoze guhita urwo rugero uramutse ufite Ruboneka iruhande rwa Dawuda Ruboneka se ntazi kwambura baro Ruboneka arihuta nakora n'ibirometero byinshi ari hafi ni ukuvuga ngo uramushyira kuri gatandatu kubera ko atihisha asohore baro azi gusohora baro ariko ugakemangwa ku kwambura umupira we ukiyambaza Ruboneka. Niyo mpamvu navuze ngo nubwo namushyira kuki gatandatu utamuha iyo role ya nimero 8 ko nimero 8 nawe ashobora gutangiza imikino ashobora gusohora baro. Impamvu 8 nka match twabonye ejo Sekiganda yamuhaye ubwinyagamburiro. Ngewe reka mvuge 8 mpamvu mbona Ruboneka yaba mwiza kurusha na Dawuda ahubwo ku 8 Ruboneka afite souffle, Ruboneka ariruka, Ruboneka akora ibirometero byinshi, Ruboneka niba ikipe yagiye ariyo, niba ikipe yagarutse ariyo, afite umuvuduko. Nge mbona yaba box to box mwiza kurusha na Dawuda. Nge rero bakinanye mbamona ari byo byaryoha, bafite none undi muntu uri buze umutekinisi y'umuhaye barabaza ikintu cyo kuyikoresha. Niwavuze ngo muri Axe barimo nuza Watara na Clement. Yunus Clement yagira akazi katoroshye. None se ubundi abaje mu gihe hari umuntu wambwiye n'ubundi aragahora turararikira abantu kuza kumva Paveri Nzira tufite ikiganiro cyihariye nawe mu kanya. Ariko hari umuntu uherutse kunsetsa arambwira ngo Paveri Nzira yigeze kubabwira ngo abayobozi ba PL barakaye ngo ko bari babizi ni gute umwataka witwa Fiston Kalala Mayira batsinda igitego cy'umutwe kandi babizi ko ariko biri bugende mwaka we mwabyitsinda atsinda ibitego by'imitwe. Ngo Paveri Nzira ngo yarabasubije ngo nta kintu cyabihagarika ngo uramutwe ngo nta kintu cyabihagarika ngo niyo wagira ute niyo ngo niba giye ahubwo reka dushaka ibyo kwishyura hakiri kare. Icy'umutwe cye kiba gihari aramuzi n'ubu rero ni nkuko Ruvumba avuga ngo yagutsinze kufura gute yagutsinze kufura gute nta wayihagarika kandi nyine ayitera ikajyamo. Nigeze kubibabwira ahangaha Muhadjiri ya Kizimana yahagaze inyuma ya Ruvumba agiye gutera kufura polisi. Muhadjiri akinira polisi ahamagara Rihungu ati Rihungu aho hantu hagaze arimo arareba izamu ryose neza. Rihungu igira iruhande gatoya amubwiye kwa kundi uri gupanga urukuta ugahagarara mu Kinyarwanda kuko Ruvumba atanacyumva kwa kundi umunyezamu atangira kudunda yiteguye kwirasa. Muhadjiri arasakuza aravuga ati arakwisha igira ku ruhande gatoya. Rihungu ntiyabyumva njye n'ingi wapanze urukuta n'ingi ubizi. Ruvumbu ngo abayiteye handi Muhadjiri yavugaga none ngo Muhadjiri ajya guserera nari ngo ati ariko nari nkubwiye avuga ati nta cyayihagarikira kufura niyo nabampa n'ubu rero wa mugari na Suwane niyo washyiramo na Suwane ugashyiramo na Yunus ugashyiramo nande byagorana ko bahagarika bari abantu. Ariko harakari kantu ngiye nakosora kagege ngo nshobora kumwicaza nkashyira Watara kuri 2 nkashyira Yunus kuri 2 yigeze kwake nkashyira Yunus kuri 2 yakuzakina none nkashyiramo Suwane na Clement kugira ngo tudefande cyane Pyramide. Ubwo rero ugiye kudefanda wazanamo na Barafinda nawe yajya kwa Korode oya Efrem gucya bavuga bangabo nawe we wapazi yawe ngewe ndebye turebye faze 3 za pre-season Apel turayirebye Apel ikinya match 15 match nyinshi zirahagije ngabo n'umutoza izikomeye iziri muri moyenne mbere yo kuvuga ya Eric Byeri ayipanza ashyiramo Barafinda ndumiwe Eric Byiringiro yashyizemo Byeri niko kabyiniriroke ni impine ya Byiringiro Eric harya niko bimeze nyine nari twari imeriye ahubwo Pierre ari mwizamu kuri Eric 2 Kagege 3 Claude muri Axe Suwane na Clement Sekiganda 6 ku 8 Dawuda ku 10 Mimeri Dawo uruhande rumwe ahashyira Watara urundi ruhande arashyira Barafinda yatakisha Mamadusi. We ngo Barafinda nta kimukuramo Ruboneka yicaye we ngo Barafinda nta kimukuramo na kimwe Kayiranga urumva ukurikije izi turimo dupanga zose Apel yakiniye match 15 ariko haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo number 6 ninde kumenya ukina kuri 6 wari we bihita binahindura rimwe na rimwe n'uwo ku 8 bigahindura rimwe na rimwe n'uwo ku ruhande hakaza nanone na n'umuwinga umwe kuko Uwatara we byaragaragaye ko match zose akina kuri wing nubwo Robben yamushyize ku 9 yamukize ku 9 kuko ntabwo ndimo mbona William Togi yicara
nk'umukinnyi mushya ibyo ngibyo nabyo bibaho waguzwe atari make waguzwe menshi waguzwe barekuye abo bamboma noneho umuzanye kuri benshi wabisobanura ute icyo gihe arakira ariko urumva ikibazo kiracyari ni nacyo tubonye muri iyi mikino 15 yose kiracyari kuri ninde nimero 6 ninde nimero 11 ariko ahandi hose ubona umutoza Taleb yaramaze kubona ibisubizo kereka wenda kuri Ombolenga urimo wiyambura umwanya urimo urasesengura ibyo twavuze ndimo ndasesengura ibyanyu n'ibya Taleb wese wavuze arimo aratumarira umwanya ahubwo wowe vuga nawe ahubwo usesengura ibyawe uvuga uti impamvu nabigenje gutya niyi kuko nanjye nyuma yo kuri buze kuvuga nanjye ndaza kuvuga uburyo umutoza Taleb umuntu ashobora kuzatungura abantu bamwe namwe tubona ko bashobora kuzakina akabakuramo ngewe nyuma ya match 15 nyuma y'urisubira inyinshi narebye za APR uburyo Taleb ashobora kuzatungura abantu inyinshi nabonye za APR ni Jean Pierre oya ariko wigendera ku nyinshi ku giti cyanjye ngendeye kuri match narebye wavuze abababeza ndapanga banjye beza ngendeye kuri match none se ndagendera ku byo ntarebye okay ngaho nta kibazo Ephraim rwose ni Pierre kuko Ephraim buretse gato impamvu turi gupanga ibi bintu nuko APR ikinyi match 15 ariko Sekafa irangiye abafana ba APR bameze nkaho bataramenya ikipe tipe biragaragara ko na Taleb nawe atayizi na Taleb ameze nk'utarayimenya kandi ataramenya n'uburyo bw'imikinire uburyo abafana ba APR banyuzwe na Sekafa y'umwaka ushize yego wenda arimo no kugera finale ariko imikinire wabonaga iri more clear than today yego Ephraim ikindi ngo mpanga ba piramide abo kuri piramide APR muri Sekafa isubiye inyuma ibyo bintu abantu babyirengagiye ubushize abaye ya kabiri none baye ya gatatu APR rero kigikombe isubiye inyuma imyaka 15 irayifunza nta gikombe Pierre mu mapoto right back Ombolenga ndabigendera ko umuhungu witwa Kagege bamwirengagije bamushyira hanze bagarura uwamurishaga bench simubona kuri piramide ahita azamo agahagarika piramide ariko ndabona Ombolenga 45 yikina n'ubundi akavamo hanyuma niyo mugabo Claude Arius Wane na Clement Sekiganda Dauda na Memeri Dawo uruhande rumwe ruboneka kubera ko ari piramide ruboneka agomba kubafasha ndamuhengetse tumaze 20 ariko simaze 20 harimo yani oya umaze iminota 20 uteza amatwi wakowe wapanzi yawe byoroshye oya no ese birakomeye nshyizemo ruboneka kubera ko ari piramide ruboneka arafasha Ombolenga arafasha Mediane uruhande rundi barafinda mu gishaje Libere kuri kuruwari ya Claude bariya niyo wazana bahehe babageze birumvikana kari kuruwari ariko ko wasobanuye waretse nanjye ngasobanura yanjye nyine suvuga 9 hanyuma kuri pointe watara ku ruhande rumwe rushyizeho ruboneka urundi barafinda akapiri yaguze abanyamahanga biki none reka nkubwire Fure na Ngabo na Ida uburyo mbona umutoza ashobora gutunguranamo muri Mediane dushobora abantu nyine dushobora kwisanga ko APR muri Mediane ifite abamediateri bane bose bafite ubushobozi bwo gukina ariko agomba kuzasakirifiye umwe uko mbibona mu buryo mbona ashobora gutungurana ashobora ni Sekiganda kuri 6 agafata Dauda Yusufa akamushyira kuri bench hanze agashyira ruboneka ku 8 10 Memeri Dawo uruhande rumwe akarushyiraho Watara urundi ibyo byose byarakozwe niyo mpamvu nguvuga ngo Taleb nawe yameze nk'utazi urundi akarushyiraho Mamadou Sitoga gakina 9 nibwo buryo umuntu ndashaka gutunguranamo kibanuka hanze barafinda hanze ikipe irandusha kuko ngiye yanjye navuze Togi namushyize kuri bench ariko ndabizi neza azakina ngo ashobora gutungwa na Sekiganda akamushyiraho pass Adelaide binavuze birashoboka oya yavuze ko yataka mu buryo bwo gutungurana wowe buryo ubona ashobora gutungurana ino mikino ye gutungurana kwanje ni kuri yanavuze ko gushyira Yunus kuri 2 agashyira Watara nako Suwane na Clement Murax nanjye nsesenguye ibyawe rero Ngabo biragoye ko yashyira Yunus kuri 2 mu gihe afite ba nimero 2 ubwo Yunus either arabanza mu kibuga na Clement cyangwa yicare
kabiri ni Kagege cyangwa Ombolenga. erega nanjye nashyizemo Kuko Suwane Ephraim- ntabiyobewe ko Yunus azakina Ephraim- ariko navuze ku banjye aperi ifite amahirwe yandi yo kuba ifite iminsi yo kwitegura. Aperi yiza kuba ifite piramide muri iyi weekend byari kuba ari ikibazo. koko nka Watara kugeza ejo bundi yari akiri mu bitaro. Ephraim aravuga ngo umutoza ngo yaravuze ngo arataka twarabibonye muri Sekafa ntabwo yataka ahubwo aradefanda babagabo abagitsinze kimwe akabavanyemo bakibanukana ba Watara bose akabarica n'abadakona n'abatogi bose akabarica ejo yakuyemo dawo nabwo se nk'uyu muntu bamwishyuye. uriya mutoza azi ubwenge defend. azi ubwenge yaje abizi ko hari disikuru Darikonovic yavuze abantu bakigenderaho Iyihe? yuko adefanda ari umutoza udefanda bivuze bwa mbere ibyo bintu abafana ba APR byarabababaje babigenderaho no mu mikinire bakabibona we rero aza abeshya abantu ko yataka ariko arinjizwa pe ko APR muri moyenne yabo batsindwa igitego muri buri match. Mu gutsindwa icyo gitego rero harimo amakosa tutari dusanzwe tumenyereye muri bamwe mu bakinnyi ba APR notama kuri Clement Niyigena. Buriya Clement Niyigena ni umuntu muri pre-season uri mu bakinnyi batsindije APR ibitego kandi ubona bitasobanutse kandi undi Clement kugira ngo ubone yakoze ikosa riganisha ku gitego ngabo byabaga rirare ni ibintu byabaga gake. Ikindi ni niyo mugabo Claude no muri pre-season ntiyari ameze neza. Izo ni zimwe mu nkingi zikomeye cyane za APR. Ikindi ni umunyezamu mu izamu rya APR habayemo guhuzagurika kudasanzwe. Hari ibyo Adolphe yatsindishaga aho banafashe n'icyemezo cyo kumwicaza. Kandi yewe bavuga ko ari pre-season nyine yanaberetse Adolphe wari we. Hari ibyo Pierre yatsindishije bigera nko muri 2 bye ku giti cye. Hari ibyo umunyezamu muri pre-season utarigeze utsindisha APR ibitego bye ni ruhamya nkiko. Ubwo ariko APR yinjijwe mu buryo butamenyerewe. Ugiye no kureba muri APR yinjijwe ibitego 16 muri zo match 15. Ye? Subiramo. APR yinjijwe ibitego 16 muri match 15. Muri zo match 15 maze gukina. APR ibyo bintu ntibibaho ntibisa. APR yinjije ibitego 26 muri zo match 15. Muri ibyo bitego haba harimo 4 by'Intare harimo 4 bya Gasogi. APR yabayeho ari ikipe itagira ubusatirizo wenda buhambaye muri iyi myaka ya vuba. Ariko defanda neza. Ariko APR defanda neza. Wasangaga buriya na Chukwuemeka Mbawoma ari top scorer afite 15 ariko ugasanga muri rusange ikipe yose ntiyinjije ibitego byinshi nkuko byakagombye. Ariko defensively APR yabaga ari urutare ari urukuta. Hari bamwe babihuje nuko ngo Clement buriya umunyezamu ndetse n'umu axiale yo batsinzwe ibitego 1 2 3 bibaturutse ibitego byabo ku giti cyabo. Ikipe bifite ikibazo gikomeye.